Mwaramutse neza, ni Teacher Sam. Nizere ko Imana yabarinze mukageza mw'iki gitondo mumeze neza cyane. Twarabashimira ko mwakurikiranye amasomo yabanje. Ubu ngubu rero noneho tugiye kurebera hamwe circulation ibumbatiwe n'ibyo twari tumaze iminsi twiga. Ndagira ngo rero tugiye kurebera hamwe vitesi zigera muri 3 twari tumaze iminsi twiga. Nibiba ngombwa nimbona mwana akurikiye neza turashyiraho na vitesi ya 4 nayo tuyimenye. Hagati aho ngaho rero ndagira ngo dutangire nk'ibisanzwe. Ubu ngubu tugiye gukora na circulation y'urugendo rurerure. Kugira ngo namwe mubashe kwiga circulation muyimenye neza. Nizere ko rero mwakoze subscribe. Nizere ko kandi mwanasharinze video muri benshi kugira ngo aya masomo mutayihererana mwenyine n'abandi bayamenye n'abandi abagereho. Nkuko bisanzwe murabona ko twacanye ikinyoteri cy'ibumoso tugiye kwinjira mu muhanda. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu muhanda, murabibona. Nibisanzwe ndabalansinga, ndakora ku kariro, ndi no kurekura amburiyaje gake. Amburiyaje mbibutsa ko ari gake kugira ngo imodoka yawe yinjire mu muhanda igenda gake. Akariro ko ni gakeya, ubu urimo urakina nako gake. Noneho rekurana kamburiyaje gato kugira ngo imodoka yawe ibe yakinjira mu muhanda igenda gake. Urabona ko umuhanda wacu turawinjiye. Babanje guhagarara mbere yuko twinjira, tuwinjiramo neza. None murabona ko tuwugezemo. Murabona ko turi ahantu haterera. Rero dutwaza ya vitesi ya mbere, ya yindi ifite imbaraga. Murabona ko ariyo vitesi irimo, tugakomeza gutwara imodoka neza. Bantu mutwara imodoka mwasizemo imbaraga nyinshi, murabona ko nta mbaraga zirimo, narekwevura yakitwara kuko imodoka yanjye iri kugenda ahantu harambuye, ahantu turi kugenda nyine na ahantu nyine hari straight, nta makorosa arimo ngo tugende dukatakata. Nta nubwo bidusaba imbaraga kugira ngo dukate vura yacu, ahubwo uyifatira hano hagati ukagenda uhengeka bitewe n'uburyo umuhanda ugiye uteyemo. Bibutsa ko no kugenda ufashe vura uko nguko warambuye amaboko, ibyo bintu ntabwo ari byo, ahubwo agomba kuzamo ino furuka kugira ngo imodoka yacu itware neza. Murabona ko ndenze rero ahantu haterera. Ubu ngubu ngiye kwihutisha aho nkore ku umuriro nawukozeho, n'undi gukandagira na rekuyamburiyaje. Imodoka yacu inirangiza mbone ko imodoka yavudutse, noneho ngaruke kuri pedale yanjye mbanura amburiyaje, mve ku muriro, shyiremo ya vitesi ya 2 tumaze iminsi twiga. Nindangiza ndasubira ku kariro ndekura amburiyaje yanjye. Urabona ko ubu ngubu nkandagiye umuriro wonyine kuko amburiyaje ntabwo ari ngombwa. Amburiyaje nayireke kuko namaze gushyiramo vitesi yanjye. Nizere ko muri kwiga mugafata, nizere ko mugiye kuza kwiga muri benshi, nizere ko amasomo yabaryoheye, nizere ko buri wese afite umukoro wo kuza kwiga imodoka. Abantu bumva ko kwiga imodoka ari ibintu bikomeye cyane, nta birenze, ibi bintu nta muntu uvuka abizi. Bisaba kwiga, iyo wize kandi urabimenya. Murabona ko ngiye kwegera dodani, ndamanura amburiyaje, nenagiza asubizemo ya vitesi ya mbere. Imfasha kurira ya dodani tugenda gakeya. Ubu ngubu ngiye gusubizamo vitesi ya 2 kuko dodani nayirenze. Vitesi ya 2 nayisizemo ko nyifite n'umuhanda mwiza imbere yanjye. Ndashyiramo na vitesi ya 3 ya yindi tumaze iminsi twigaho. Nindangiza ndarekura amburiyaje yanjye kuko ndi mu muhanda muzima. Noneho ngende fata ku gaferi gakeya
ngende mfata agaferi gake gake cyane. Murabona ko turi mu muhanda umeze neza cyane. Ubu ngubu tugiye guca kuri sitasiyo, tubanze dushyiremo n'aka esanse. Ndashyiramo ikinyoteri cy'iburyo, subire kabiri, ndapangura za vitensi, subire kabiri, subire rimwe, nindangiza ndakata uvura kwa kundi twabibonye mu buryo bwemewe. Nindangiza murabona ko ngiye kuri sitasiyo, ngiye kunywa igitoro. Ngiye gushyiramo esanse kugira ngo mbashe kubigisha neza, nuko imodoka yanjye iba yanyweye esanse, kandi esanse ihagije ikwiye gutwara imodoka. Murabibona ko rero ubu ngubu duhagurutse kuri sitasiyo, tugiye kwinjira mu muhanda. Murabona ko hari indi modoka iri kuvayo, kandi iriya modoka mba ngomba kuyihereza inzira nciye mu mukono wanjye, nayo ikaza ica mu mukono wayo. Kandi murabona ko negereye amasangano y'imihanda. Ngiye kubanza mpagarika imodoka muri ya nzira y'abanyamaguru, nubwo kuhagarara biba bitemewe, ariko uhagarara by'akanya gato kugira ngo ubashe kwinjira mu muhanda. Murabona ko mise shyiramo n'ikinyoteri cyanjye kimenyesha ko ngiye gukatira iburyo bwanjye. Ndategereza rero, kuko biriya binyabiziga na bino binyamitende by'ibiziga bibiri bikeneye gutambuka, bifite priorite yo gutambuka mbere. Nindangiza ndahagurutse imodoka yanjye, nirinde ko njya gukatira mu mukono utari uwanjye, mpite nkatanza mu mukono wanjye, dore ko ahantu nemerewe kugendera ari iburyo gusa, apana ibumoso. Ndabashima rero abantu mukomeje gukanda subscribe, ndabashimira abantu mukomeje gukurikirana isomo ryanjye kuri Isoko y'Ubumenyi. Ubwo rero ndagira ngo mujye mukurikirana akantu ku kandi kugira ngo aya masomo atazigera bacika kandi muyakeneye. Ngiye gushyiramo vitensi ya kabiri kuko ndi mu muhanda muzima. Ndamanura amburiyaje, manure shyiremo kabiri. Feri utabona nayisizeho ikirenge, buriya feri narambitseho ikirenge kugira ngo ngende ngabanya umuvuduko mo gakeya, kuko ahantu nagendaga hamanuka. Ndangiza ndasubishyiramo na gatatu, ya vitensi ya gatatu tumaze iminsi tureba. N'ubundi amburiyaje yanjye ndayimanura, shyiremo gatatu. Ngiye gufata ku gaferi ngende gake gake, ko negereye aho ngomba gukata. Ndashyiramo ikinyoteri cy'iburyo, ndasubira kabiri, manu ya amburiyaje yanjye mvuye ku muriro, shyiremo na rimwe, ko ngiye gukata. Mbanze nanga inzira ku banyamaguru bari kwambuka muri zebura. Nindangiza ndahaguruka nitonze, fasha akariro kanjye, ndi kurekura amburiyaje gake gake. Nongere nanga inzira ku munyamaguru abanze yambuke, noneho nkomeze. Ngiye gushyiramo kabiri, ndekura amburiyaje, ikirenge cya amburiyaje mpita nyirambika ku ruhande, ariko nka makinga sure neza ko kino kirenge cyanjye cya amburiyaje mu gihe ndibuze kugikenera, ndibuze kukibona. Ntabwo iyo warambitse ikirenge cya amburiyaje ku ruhande, ukuvuga ngo ntabwo utuza, ntabwo biba birangiye, ahubwo ni ikirenge gikunze gukoreshwa cyane, kandi ahantu mu nkomyi, ahantu ukeneye gukora akademaraje, ahantu ukeneye kugenda gake, ni ukuvuga ngo amburiyaje yawe iba ikenewe. Ni nayo mpamvu rero nubwo mba nyisize ku ruhande, mba ngomba kuba umutima wanjye n'ubundi uri hafi, ku buryo ki guhita nkurura ikirenge nkijyana kuri amburiyaje bitagorana. Ubu rero ngiye gushyiramo vitensi yanjye ya gatatu, n'ubundi ndamanura amburiyaje, mve ku muriro, shyiremo kangahe, gatatu, subire ku muriro, bate ku kariro gake. Kubera ko rero ngeze ahantu hamanuka, ndagumana ya vitensi yanjye mfite ya gatatu ntakitwaye, nubwo yaba harimo na kane nayo tuzayireba ntacyo hano byaba bitwaye. Noneho nkafata ku gaferi gake gake,
mbibutsa impamvu y'ibi bintu ni ukuvuga ngo iyo warekuye amburiyaje ukagenda ufata ku gaferi gake gake nuko ugeze uri kugenda ahantu heza kandi imodoka yawe iri kuvuduka. Impamvu rero kurekura amburiyaje, impamvu nayigumishije hasi ni uko mu gihe cy'impanuka iyo ufashe feri amburiyaje iri hejuru, imodoka yihutira guhagarara byihuse, ntabwo irindira guhagarara, ahubwo aho yitegetse guhagarara niho ihagarara. Bitandukanye no kuba ufite amburiyaje hasi imodoka iri kuvuduka warangiza ugafata feri cyane, rimwe na rimwe iyo modoka hari igihe ihagarara bitinze. Ihagarara bitinze bitewe n'uko amapine uba wagize free, noneho bandaferi zigatinda gufata amapine yawe ngo ahagarare. Komeza. Mbibutsa ko ari isoko y'ubumenyi TV, ukande subscribe, ukurikira amasomo, usharinge abantu babone video, noneho kandi mumamagare mumbwire ukuntu ibi bintu muri kugenda mubibona, mumamagare mbahereza amasomo, mumamagare tuvugane ukuntu ushobora kwiga imodoka mu gihe gitoya bitakugoye, ukiga imodoka ya manuel bitakugoye, noneho hanyuma ukajya utwara imodoka ya manuel mu gihe ubishaka, cyangwa se ugatwara na automatique kubera yuko urabyemerewe. Urabizi ko mu gihe cyose washatse perime ya automatique, kuzatwara imodoka nk'ingi ya manuel biragoye, ntabwo bishoboka. Keretse wasubiye ku ishuri ukiga, ariko nuza ukiga iyi modoka ya manuel, gutwara automatique ni ibintu byoroshye, biri easy cyane, biroroshye cyane. Murabona rero hari imbere yacu dufite icyapa kitugaragariza ko hari imihanda yisukiranyamo, amasangano y'imihanda. No kuvuga ngo rero kikaba kiri mu ishusho y'ibyapa byo gutanga n'inzira. No kuvuga ngo rero ukandagira amburiyaje hasi, ugasubira kabiri kugira ngo ugende gakeya, ukongera ugakora ku kariro, ugakora ku muriro, ukarekura amburiyaje gato, ukegera imbere, wabona ugiye gusatira aho ugiye gukatira, ugashyiramo ya vitesi ya mbere, ariko ikinyoteri cyo wagisizemo kare kugira ngo umenyeshe abantu bakuri inyuma ko ugiye gukatira iburyo bwawe. Urabona ko ndi gukata vora yanjye muri bwa buryo, urabona ko ndi gukata vora yanjye muri bwa buryo bwa bundi twabonye bwemewe. None imodoka ukayikata neza kandi ugakata uza mu gisate cyawe, apana gukata ugenda ujya sasanike yabujijwe kunyura mu mukono utari uwawe. Murabona rero ko tuvuye mu muhanda wa kaburimbo tugeze mu muhanda w'igitaka. Uyu muhanda w'igitaka wakibaza ngo turimo turerekera. Nuko ngo uyu muhanda w'igitaka rero uratuganisha ku kibuga aho dukorera, ahantu tubatangiriza kwiga imodoka neza cyane, ahantu tubigishiriza bya bizamini bimwe dukoresha mu gihe cyose ugiye gushaka perime. Ibyo bizamini nawe urabikeneye, kandi uzajya udusanga kwa Rugamba inyuma y'Agakinjiro niho dukorera. Uzajya udusanga ku Gisozi inyuma y'urusengero rwo kwa Rugamba, niho dukoreye. Ikibuga cyacu murakibona ko turi kukireba hakurya zacu, ntabwo ari kure uvuye mu Gakinjiro, ntabwo ari kure uvuye Kagugu. Ni ukuvuga ngo wowe nugira gahunda yo kwiga imodoka gusa uzampamagare, nanjye ndahari ngo mwitabe, asigaye mumenyeshe ibisabwa kugira ngo ube wakiga imodoka neza bitakugoye, ube wakiga imodoka mu gihe gitoya, hanyuma nkakujyana no mu kizamini. Ni ukuvuga ngo rero ikibuga ndabona twenda gusatira no kukigeraho.
nakaba kanyuzemo mbamuye n'umunyeshuri nigishije akampagarika akabanza akantera agapisi akambwira ati mwarimu rwose warakoze, agaperima ubu ngubu ndimo ndakabyaza umusaruro. ubu ngubu ameze neza cyane. ubu ngubu rero murabona ko nubwo uyu muhanda w'igitaka tugezemo ari uw'igitaka, ariko ni umuhanda mwiza cyane wo kwigiramo imodoka, namwe mwihera ijisho murabibona. ni umuhanda mwiza. Nabashimiye rero uburyo mwitwaye mu masomo y'uyu munsi muri iki gitondo. Ndabararikira no kuzakurikira amasomo akurikira. Ni Teacher Sam nk'ibisanzwe, ndabemera cyane kandi ndabakunda.